igiterane cy'Imana. Amashyi yanyu, amashyi, amashyi. Mana ndafashijwe ariko abantu badufatanyije umunezero mutere haleluya cyane. Mwongere kandi haleluya cyane. Amen. Nabo ngabo baje nabo babagendereye ubu turi kubabonja ntago murabibona. Haleluya. Nitwa Apotre Aline. Apotre Aline Umuhoza. Mfite abana 7 n'umwuzukuru. Zamura icyubahiro cy'Imana. Nkunda Imana n'abantu b'Imana. Hano rero uko muri hano bamwe ni barumuna banje, abandi ni bakuru banje, abandi ni ba papa, abandi ni basaza banje, abandi nanjye n'abana banje. Yesu ashimwe cyane. Hano niho urureri rwanjye rwafatanye n'ubutaka bwaha kuko ngewe navukiye nahangaha. Haleluya. Ubwo se ntago mwashima Imana ko mufite Apotre wavukiye hano? Oya ntago mwishimye pe? Niba mwishimye mubingaragarize, 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 mubingaragarize. Ndashima Imana ko ndi hano. Ndashima Imana ko ndi kumwe namwe. Ndashima Imana ko ndi kumwe n'abavandimwe banje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turi hano rero maze kubibwira twagendanye n'abantu b'abakozi b'Imana dukorana umurimo. Uyu mupapa muri kureba wambaye marineti ashinzwe mu itorero ubujyanama. Mu mukomera amashyi mumwakira cyane. Uwo nguwe uri imbere yanyu uri kuba kamera ashinzwe iterambere mu itorero. Pepera abantu, pepera abantu, pepera abantu. Dukorana umurimo w'Imana. Haleluya. Tugiye ku ruhande uyu yitwa Biratogota. Ari butogota ni indwara igufite mpaka ikize mu izina rya Yesu. Yitwa Biratogota, ajya togotana n'amajini akayatogotana mpaka yapfuye yarangiye mu izina. Haleluya. Twagendanye na Jackson umuhanzi agiye kubabyinira iriya nda muri kureba afite. Nahaguruka bapepere. Muri kureba kuno kunangana byavuye mu gusenga. Byavuye hehe? Kandi nawe waba ni nahanga. Nawe nuwi nahanga. Pepera Yesu. Twakomeje. Mana ishimwe muze kuri kwirukanga. Uyu nawe nabapepere cyane ni umusaza w'itorero. Ndamukunda akunda Imana ariko we atuye hano, atuye ku Mushaki. Atuye hehe? Urumva ko twese turabaha. Ngaho duhakanye papa. Mukomere Imana amashyi kubwe yemwe. Imana imuhe umugisha. Ngwino. Uyu nawe ni umudiyakoni ni ushinzwe biriya byuma. Nawe ni mwene data wacu atuye hano ku Mushaki. Haleluya. Muri kumva ko twaje
akantu ariko nk'umudiyakoni muzamura ababyinira akantu turebe. Hari undi umwe ariko ntarababwira. Ngwino. Mburetse zamura. Akurebe neza. Mwamubanye? Uyu nguyu ni umwana wanjye wa 4. Ariko reka mbabwira ubwo ntago twafatanya gushima Imana. Nge navuye n'ahandi agakobwa gatoya. Amen. None ngarutse mfite umwuzukuru. Ariko ubwo ntago mbakundara. Uyu rero nababwiye ngiye iwacu. Ngiye kuvuga ati ntago nareka kujyana nawe ma. Ngiye kureba aho mama wanjye yavukiye. Keza aba bose harimo barumuna bawe, harimo aba mama wawe, harimo aba papa wawe, basaza bawe. Ngaho bapepere mu izina rya Yesu. Amen. Mani baho umugisha, muri abantu beza, murasa n'Imana. Dufite undi muntu twagendanye nawe ni umunyamakuru. Abanyamakuru murabazi, babandi mwumva kuri za radio, babandi mwumva cameraman ngwino. Umunyamakuru wacu naze tumwakire. Nawe urabona ko afite irikorana buhanga muri ibintu byose turi gukorera hano, ari kubisakaza isi yose. Isi yose iri kugira gute? Iri kubimenya. Cameraman ngaho suhuza abantu, mukomere Imana amashi kubwa cameraman wacu. Imana igumugisha, genda wicare. Murakoze cyane. Twagiraga ngo tubibwire mbere yo kugira ikindi kintu twakora, twagombaga kubanza kubibwira namwe mukatumenya, mukamenya abari kuvugana namwe abaribo. Hanyuma rero ngifite uyu mwanya, reka mbona abantu batuje, nibyo byiza cyane, birashoboka kuba byiza. Nakiriye ubuyobozi bushinzwe umutekano hano mu Bihambwe. Bashinzwe umutekano tureka tubakire nabo mu izina rya Yesu. Niba bahari bahaguruke tubakire mu izina rya Yesu. Nta bantu bashinzwe umutekano bari hano? Oh haleluya. Turabakiriye n'Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Twakiriye ubuyobozi bwa hano ubwo budahari, ariko twarabandikiye baradusubiza, baduha ibyangombwa byo kuza kubabwira ubutumwa. Baratubwira ati murakaza neza abana bacu, turabashimiye aho bari hose nubwo batari hano, ariko Imana y'amahoro ahiri ibahe umugisha utagabanije mu izina. Aha rero turi kumwe n'abandi bayobozi bashinzwe imidugudu, babaye bari hano bahaguruka nabo tukabakira, kuko turi gukorera mu midugudu yanyu. Ntago twabura kubakira kuko muri abanyacyubahiro. Imana ni itanga ubuyobozi, muhaguruke tubakire mu izina rya Yesu. Banyumba 10, abanyumba 10 bari hano. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Mubakomera amashyi banyumba 10, banyumba 10. Mubakomera amashyi menshi cyane, mubakomera amashyi. Uyu mutekano dufite, baba bumviye abayobozi bakabasha kuyobora abaturage. Imana izabibuke, ibaha umugisha mu byo mukora byose mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ese hano muri riteraniro haba hari abashumba baha ahantu bagize inyota yo kuza kubana natwe ngo nabo tubiyegereze? Abashumba, abapasteri bo muri aka gace baba bavuze bati reka turebe abo bantu bafite mikoro bari guhimbaza, reka nabo tubiyegereze. Murahari abapasteri? Ntabahari? Abahari nibazamure tubiyegereze. Umupasteri uri hano naze hano ndamwinginze.
uri umupasiteri papa mukomere Imana amashyi ku bwa pasiteri. Imana iguha umugisha, urakoze cyane kandi urahabwa umugisha. Genda wicare. Haleluya. ariko oya ntacyo. Haleluya, haleluya. Mugiye se muze. Haleluya, haleluya. Aha, hari abavuga butumwa se batari abapasiteri bari hano ngo bazamura nabo tubiyegereze. Abavuga butumwa bari hano muzamure. Ariko mwabana mwe muri gukina wagize ngo kuba umuvuga butumwa biroroshye. Abavuga butumwa bwiza bw'Imana bari hano muzamure ibiganza tubiyegereze. Ndi kubona ntaba urahari. Amen. Mumukomera amashyi muvuga butumwa. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndi kureba rero abapasiteri bari hano ari bake. Ese mwakwemera nkabimika? Mwakwemera ngasiga n'imitsi abapasiteri bagakora umurimo ra? Yego. Ababyemeye ni muzamure turebe. Nukuri nabimika musigare mukora umurimo. Sibyo? Buri cyumweru nzajya nzaduterane. Tubohoza abantu b'Imana bagira gakiza bavye mu burwayi mu nyatsi n'ibindi byose bikurwaho mu izina. Imana ibaha umugisha. Twatwiye kwegereza abavuga butumwa. Hari abaririmbyi bari hano. Abaririmbyi ni muzamure babakomera amashyi mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro nibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Tuvuga ngo Imana yacu nihabwe icubahiro. Vuga ngo Imana yacu nihabwe icubahiro. Tumaze kwakira abaririmbyi tugiye kwakira abantu bakuze, abasaza bari hano, abapapa bari hano. Reka dusabe muzehe abahagararire bose. Mukomera Imana amashyi menshi cyane. Pepera abantu. Uhagarariye abasaza bose n'abagabo bakuze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Icara ugubwe neza. Reka duhagurutse umukecuru cyangwa umumama ukuze umukecuru wahagararira abandi ba mama nabo tukaba tubakiriye mu izina rya Yesu. Nahaguruke mu izina rya Yesu Kristo. Haguruka mama. Zamura ibiganza abantu bakomera Imana amashyi kubwawe n'abandi babyeyi bose bakuze bari hano mu izina rya Yesu. Ariko muri beza nkunda abantu banezerwa Imana. Murakoze cyane ndabishimiye n'Imana yo mu ijuru bishimire. Reka turebe mu abasore bakiri bato bakiri urubyiruko batarashaka. Umwe ari buhaguruke azamura ibiganza ahagararire abandi basore mu izina rya Yesu. Umusore uri hano ahagararira abandi basore nazamura ibiganza. Cyane papa cyane. Mukomere Imana amashyi. Imana y'amahoro iha abasore umugisha. Muhabwe umugisha n'Imana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Reka turebe mu bakobwa. Umukobwa ugiye guhagarara abandi bakobwa bari hano utarashaka. Navugire vuba azamura ibiganza. Umukobwa ari hehe? Amen. Namukomere Imana amashyi ku rubyiruko rwacu rw'abakobwa. Reka nsaba abadiyakoni bafata abana aho bari bekuza hano hagati. Ushobora kubyinuka mukandagira kandi twazanywe n'umugisha ntago twazanywe no guteza ibibazo. Haleluya. Yana wafite inyota ari kumva ashaka gufata kwa aka kantu. Kugafataho birahenze. Haleluya. Noneho rero tugiye gusaba umucuruzi. Gucuruza ni byiza turi buheshe n'umugisha. Umucuruzi uhagarariye abandi bacuruzi azamura ibiganza twakira abacuruzi mu izina rya Yesu. Umucuruzi uhagarariye abandi yego mama. Ubwo twakira abacuruzi bose mubakomera amashyi aho bari hose. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Hano reka twakire abantu batwara ibinyabiziga. Tugiye guhera ku bashoferi
abashoferi batwara imodoka niba harimo umushoferi hano utwara imodoka nawe nazamura hagararira abashoferi bose ubwo ibyo byiciro byose turi kubijyamo kugira ngo tubiheshe umugisha arahari ngo azamure umushoferi utwara ikinyabiziga yego zamura amaboko neza papa yego mumukomera amashyi mu izina rya Yesu Imana y'amahoro imumugisha abatwara ibinyabiziga ba moto nabonye ari abantu badasanzwe niba bakora akazi gakomeye inaha muhabwe umugisha n'Imana abamotari umumotari uri hano yego muzamura ibiganza babakomera amashyi cyane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti muhabwe umugisha kandi Imana ibakure ku rwego rwa moto mutwara amakamyo mutwara amafuso mutware mu izina Imana y'amahoro ibaha umugisha okay mubana reka umwana umwe azamura ibiganza turaba twakiriye abana turi kumwe nabo mu izina rya Yesu yego mukomere abana bacu amashyi Imana y'amahoro ibaha umugisha ntago nari nibagiwe ikintu kimwe reka ndebe umuhinzi ugiye guhagararira abandi bahinzi azamura ibiganza kugira ngo dukomere amashyi abahinzi bari hano yego mubakomere amashyi abahinzi batariho ntago twarya abahinzi batariho ntago twabaho Imana ibaha umugisha kandi igende mu butaka muhinge mweze cyane mu izina rya Yesu amina Imana ibaha umugisha harabona bagiwe harira kandi nkunda amata mana we nkunda amata umushumba uragira inka uri hano nahagararira abandi bashumba bose azamura ikiganza nawe tumukomera amashyi mu izina rya Yesu abashumba ntabo bagiye kuragira ari hadi ko ntari kubona yego komera Imana amashyi mukomera Imana amashyi ubwo ahagarariye abandi bashumba bose mu izina rya Yesu reka dusigaje abantu b'abayenjeniyeri bajya bubaka aya mazu yo kubamo niba hari umuyenjeniyeri wubaka amazu mubamo uri hano ukora umurimo wo kubaka nawe nazamure duhe Imana icyubahiro dukomere Imana amashyi arahari ntawe nta muntu wubaka uri hano yego da oya zamura neza gutya mumukomera amashyi Imana y'amahoro imuhe umugisha hari umuntu waba wateranye natwe w'umuganga agahagararira abandi baganga arahari nta muganga uhari ubwo ari kuri farumasi ariko abaganga nabo bahabwa umugisha aho bari hose kwakunda umwana wagira umuriro akakumenyera umwana Imana imukoresheje nabo reka tubakomera amashyi aho bari mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti hano hari umwarimu waba uhari umwarimu wo mu ishuri bano bigisha abana kwandika gusoma yego ntawe uhari ngo tumwakire ntawe yego mama umwarimu mumukomera amashyi cyane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti yemwe muhabwe umugisha n'Imana ndumva nshoje reka kwari ukubiyegereza tugaterana tuziranye tumenyanye Imana ibampera umugisha ngirira umuntu mwicaranye ngo ube maso uyu munsi urabona Imana reka nsubize umuyobozi wa gahunda mikoro hanyuma umurimo w'Imana ukomeze Uwiteka aratugirira neza niba wasize umurwayi mu rugo wamuhemukiye kuko mu kanya hano harakoreka imirimo ikomeye cyane Imana ibaha umugisha shalom